uvuge nk'umuvugizi ntuvuge oya ndi umuturage none se naje kure umuturage naje kure waje kure umuturage w'u Rwanda oya kuki nagiye Nyabugogo se uramenye Maître Aremukurarinda Aremuku inshuti ya benshi yamaze kutuvamo mbese kubaho bimaze iki mbese ko twisanze turiho mbese ko twagize gutya tukisanga ku isi nta watuzanye ku isi twisanzeho ariko ubundi ubuzima busoza bugira buti ese kubaho bimaze iki kubera iki abantu twakundaga mbese kubera iki abantu bari bafite umumaro abantu bagiye baba agaciro ku bantu benshi abantu bagiye bafasha abandi gutera imbere abantu bagiye bafasha abandi mu buzima busanzwe abavuganiye abantu abavuganiye rubanda rugufi bagira gutya bakaducika batadusezeye twese amaraka tubunga mu maso imitima ya benshi ikababara mbese kubaho bimaze iki ubundi byagenze gute kugira ngo urupfu ruze byagenze gute kugira ngo urupfu ruze ni ikibazo nge nakibaza ndetse nawe ukakibaza gusa ntabwo twakibonera igisubizo kubaho bimaze iki mbese kubaho bimaze iki Maître Aremukurarinda abenshi bamuzi nk'abanyamuziki abenshi bamuzi nk'umwe wafashaga abahanzi hari abari bamuzi mu buryo bw'amategeko nk'umunyamategeko yari umukunzi wa ruhago cyane yari umukunzi w'amakipe menshi yo mu Rwanda nta watinya kuvuga ko ari umwe mu bantu bakoze hiti nyinshi ku makipe atandukanye mbese bakundaga amakipe atandukanye yakoreye indirimbo ikipe ya APR FC yo mu Rwanda hadacika kabiri araza akorera mu kiba wayo ikipe ya Rayon Sport ayikorera indirimbo araza afata ikipe ya Kiyovu Sport ayikorera indirimbo aricara abona ko amakipe yose akomeye mu Rwanda yakoreye indirimbo aravuga ati ngomba gukorera indirimbo ikipe nkuru y'igihugu yakoreye indirimbo Amavubi y'u Rwanda ntabwo tuzamwibagirwa Maître Aremukurarinda Aremuku hari igihe yigeze guca amarenga mu buhanzi bwe aragira ati nuzuye ibyaha byinshi cyane ariko sinzi umunsi wanjye gusa nzawubona Yesu nagaruka nguwo Aremukurarinda yari umuhanzi mwiza cyane abenshi bafataga nk'urugero yari Roromodo wa benshi nta watinya kuvuga ko yamwigiyeho byinshi ariko birangiye atadusezeye mbese kubaho bimaze iki Maître Aremukurarinda yigeze kugira ati urupfu si ikinyuranyo cy'ubuzima ahubwo urupfu ni igisobanuro cy'ubuzima nguwo Maître Aremukurarinda usomye neza mu cyambere cy'Abakorinto igice cya 56 umurongo wa 15 haravuga hati warupfuwe kunesha kwawe kurihe warupfuwe urubori rwawe rurihe ibyaha nibyo rubori rw'urupfu kandi imbaraga z'ibyaha n'amategeko nguko ko Bibiliya ivuga kubemera Bibiliya n'ubundi kubemera Bibiliya Abaroma 5 umurongo wa 12 haranditse hati abapfa bose bapfa kuko ari abanyabyaha gusa dore icyizere cya Yesu yaragize ati urupfu nzarumira bunguri byanditse muri Yesaya 25 umurongo wa 8 ibi byose tubivuze kubera inkuru y'akababaro yatashye imitima yacu uwo twakundaga yatashye uwo twakundaga yapfuye ariko agenda atadusezeye bamwe muri benshi bamwe muri twe twagiye twumva ngo Aremukurarinda apfuye bitunguranye koko byadutunguye twashengutse imitima Aremukurarinda ntituzakwibagirwa ushobora kwibaza uti ubundi Aremukurarinda yari muntu ki mbese yarinde ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Aremukurarinda gusa yaje kumenyekana nka Aremuku kubera yari umuhanzi w'indirimbo zitandukanye
mbese yari ari mu gisata cy'umuziki nyarwanda. Naho mu bijyanye n'amategeko yarazwi nka Maître Alain. Nimba udukurikiye kuri Smart Maker TV show ukaba utari wakora subscribe, reka dufata akanya gato udukandire kuri subscribe maze twagura umuryango kugira ngo ibiganiro tugutegurira umunsi ku munsi bijye bibasha kukugereraho ku gihe. Inkunga yawe niyo, ni inkunga idasaba amafaranga. Urakoze cyane udukoreye subscribe. Twakubwiye ko uyu mugabo amazina yiswe n'ababyeyi n'arimo kurarinda. Yize amashuri y'incuke, yiga amashuri abanza, yiga amashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza kuko yari maître. Amashuri yiwe y'incuke yayize mu Rugunga, aza kuhakomereza n'amashuri abanza kuko muri icyo gihe bigaga amashuri 8. Amashuri y'incuke ndetse n'amashuri abanza yose hamwe yarangirije mu Rugunga. Amashuri yisumbuye imyaka 6 yayize muri École Secondaire ya Rwamagana cyangwa se abenshi muri twe tuyita Saint Aloys. Mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1990 niho Alain Mukurarinda yari asoje amashuri yiwe yisumbuye. Nyuma yaje gukomereza muri kaminuza y'u Rwanda Iruhande, aho ni mu majyepfo y'u Rwanda kuri ubu. Gusa ntiyahise akomeza uwo mwaka kubw'ibibazo byari mu Rwanda icyo gihe by'intambara. Haba umwaka w'imfabusa cyangwa se umwaka bise année blanche. Birumvikana ko abari batsinze uwo mwaka bari basoje amashuri yisumbuye ntibahise bakomeza. Habaye nyine koko umwaka w'imfabusa. Alain Mukurarinda nawe yahuye n'ibyo bibazo maze ntiyahita akomeza, yagize umwaka w'imfabusa. Akiri muzima uyu mugabo Alain Mukurarinda yavugaga yuko muri uwo mwaka w'imfabusa ari bwo yahise atangira mu bijyanye n'umuziki. Uwo mwaka nyine yanze kupfusha ubusa, ahita yinjira gutyo mu bya muzika, atangira kwiga gitari. Nyuma abo bari kumwe biga gitari bahise bashinga itsinda ry'umuziki cyangwa se bande bayita Galaxy Band. Uyu mugabo yavuze ko mu kwezi kwa 9 ariho yaje guhita ajya gukomereza mu gihugu cy'Ububiligi. Mu kwa 9 mu mwaka w'1991 yerekeje mu Bubiligi ajya gukomereza y'amashuri yiwe ya kaminuza. Yagezeyo atangira science politique ndetse na sociale. Gusa nyuma baje kubihindura, ibyo bitaga science politique ndetse na sociale baje kwigira science économique. Ryari ishami ryarimo imibare myinshi cyane. Uyu Alain Muku ntiyigeze akunda imibare na rimwe n'umunsi wa rimwe. Birumvikana ko iri shami ryaramugoye cyane. We kubwe yaragize ati imibare yarankomereraga cyane kugeza nubwo ntayitsindaga. Kuyitsinda byabaga ari ibintu bigoye cyane. Aho ngaho mu Bubiligi i Bruxelles watangiraga mu iri shami rya science économique yabaga ategetswe ko mu kwezi kwa mbere akigera muri iryo shami asubiramo imibare yiwe yose y'ahantu yanyuze, yarangiza yayitsinda agakora isuzuma bumenyi, yamara kuritsinda mu bijyanye n'imibare agahita akomeza mu iryo shami nyine. Bikumvikana ko iryo shami ritagomba kumugora kubera yuko ryari ririmo imibare myinshi. Alain Muku nuko byagenze, basubiyemo imibare mu kwezi kwa mbere bakora isuzuma bumenyi ntibyagenda neza. Alain Muku araritsindwa, ahita asaba guhindurirwa ishami yagombaga kwiga. Icyari science économique cyari cyuzuyemo imibare myinshi cyane. Alain Muku aragikatira asaba guhindurirwa byihuse. Yararebye areba mu mashami yose yari aho, abona menshi arimo imibare, ariko abona ibijyanye n'amategeko harimo imibare mike. Niko guhita baza abari bamaze kwiga umwaka wa mbere mu iryo shami, bamusobanurira ko harimo imibare mike cyane ndetse yoroshye ugereranyije n'andi mashami. Nguko uko Alain Mukurarinda yahise asaba kwiga ibijyanye n'amategeko. Yaje kubirangiza aho ngaho mu Bubiligi, abirangiza neza. Ngaho aho inkomoko ya maître ryavuye. Amazina yari abiri hiyongeraho n'irya gatatu. Uwo twari tuzi nka Alain Mukurarinda cyangwa se Alain Muku hiyongeyeho maître. Maître nyine kuko mu bijyanye n'amategeko. Uyu mubyeyi, uyu mugabo yari umuhanga cyane. Yari umuhanga mu bijyanye koko n'amategeko. Nyuma arangije yavuye mu Bubiligi aza yitwa maître. Ntihaciye kabiri akirangiza mu ibyo bijyanye n'amategeko yaje kugenda agaragaza ubuhanga bwinshi, bityo agenda agirirwa icyizere, ahabwa imirimo myinshi itandukanye kandi ikomeye. Twavuga yagizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma, uvugira igihugu, uvugira u Rwanda. Byarabikoze ndetse abikora neza. Uyu mugabo yakundaga siporo,
yahoraga yifuza kuvugira amakipe menshi itandukanye hano mu Rwanda. Yahoraga yifuza n'ubundi kuvugira abanyamuziki. Yabonaga byinshi bitagenda neza mu muziki ndetse no muri siporo akabivugira, akagira uburyo abivugaho ndetse bikashakirwa umuti. Ari mu kurarinda abakunzi ba ruhago ntibazamwibagirwa. Yahimbye indirimbo nyinshi cyane, yahimbiye amakipe menshi atandukanye. Hano mu Rwanda yahimbiye amakipe menshi akomeye, twavuga nka APR FC. Mu birunga niho yaboneye izuba. Yahimbiye indirimbo, aragenda ahimbira Rayon Sport indirimbo. Yahimbiye Kiyovu indirimbo. Yahimbye indirimbo y'Amavubi itazava mu matwi y'Abanyarwanda. N'uyu munsi iracyaherekeza ikipe y'Amavubi. Uyu mugabo ntago ari ibijyanye no kuvugira igihugu gusa, si ibijyanye n'umuziki gusa, si ibijyanye na siporo gusa abo bantu bose ntibazibagirwa uyu mugabo. Yaraje ageranye n'ubundi mu bijyanye n'amategeko, yaburanye imanza zikomeye hano mu Rwanda. Abakurikirana iby'imanza za mu Rwanda barabizi. Uyu mugabo ntazigera yibagirana na gato mu mitima y'Abanyarwanda. Uyu mugabo yavugiraga u Rwanda mu bijyanye n'intambara ikubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyamakuru baramwumvishe, abanyamakuru bakoranye nawe ibiganiro byinshi bitandukanye. Ari mu kurarinda udusigiye intimba, ntabwo tuzakwibagirwa. Wavuga ibigwi n'amateka by'uyu mugabo watuvuyemo ntabwo byarangira, gusa tuzagukumbura. Niba uri kudukurikira kuri Smart Maker TV show, turagushimiye. Abatari bakora subscribe mwayikora kugira ngo dukomeze kubana. Mwari kumwe nanjye Smart Maker. Ndabashimiye.